Ubuzima TV show, iyi ni channel ikugezaho ibiganiro byiza byibanda ku buzima, indwara zitandukanye ndetse n'uburyo bwo kuzirinda. Turabashuje rero, tubahaye n'ikaze muri iki kiganiro twabateguriye cyiza cyane. Ntekereza ko kiragira ingaruka nziza ndetse n'impinduka nziza mu buzima bw'abantu benshi batandukanye. Iki cyari gitegerejwe n'abantu benshi rero, turagira ngo nahawe muri kano kanya kugira ngo ugikurikire kuva gitangiye kugeza gishoje. Kandi niba utarakora subscribe ukaba uri mushya kuri iyi channel, turakwibutsa kubikora kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi ngibi by'ubutaha bijye bikugeraho mu buryo bworoshye. Muri iki kiganiro rero cyiza twabateguriye, turagaruka ku mpamvu abagore batwite bahurwa cyangwa bagatwariza ikintu runaka. Turaza kugaruka kandi ku bimenyetso bishobora kukwereka niba uri umugore utwite ko ugiye kubyara mu gihe kitarambiranye cyangwa se ugiye kubyara vuba cyane. Rero reka twanzike mu kiganiro cyacu. Njyewe ukibategurira nk'ibisanzwe ndi Japhet Ntakirutimana. Guhurwa mu gihe utwite cyangwa gutwarira biba hafi ku bagore bose batwite. Bagira ibyo kurya cyangwa kunywa baba bifuza kurenza ibindi, ari byo bita gutwarira. Hari abatwarira ikintu ngo batajyaga banarya, hari abatwarira umuhumuro runaka, ngo hari n'abatwarira guhekenya ibitaka. Bagenda batwarira ibintu bitandukanye. Uretse gutwarira kandi habaho no guhurwa. Umwuka w'ikintu runaka wamugeraho akagira isesemi akanaruka. Hari n'abahurwa abagabo babo ntibongere kurarana. Bamwe bavuga ko ari uburwayi, abandi bakavuga ko ari ukubyishyiramo gusa. Hari n'abavuga ko rimwe na rimwe umugore yitwaza ko atwite kugira ngo agere ku cyo ashaka. Ese siyansi n'ubuvuzi byo bibivugaho iki? Gutwarira ikintu akenshi bituruka ku misemburo iba iri gukorwa kandi igakorwa ari myinshi mu gihembwe cya mbere cyo gutwita, ni ukuvuga inda itararenza amezi 3. Gusa hari ibivugwa ko burya abatwarira uba utwarira icyo umubiri wawe ukeneye kurenza ibindi, ugahurwa ibyo umubiri wawe udakeneye. Iba kenshi bivugwa ku biribwa n'ibinyobwa. Icyakora nanone bivugwa ko umugore uhurwa umugabo we akenshi aba asanzwe batameranye neza, cyangwa se atajya yishimira uko bakora imibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bukomeza bwerekana ko muri iyi minsi tutakirya uko bikwiriye, bityo umubiri ubwawo ukagutegeka icyo uwuha mu gihe utwite. Ntawe uyobewe ko umubiri wacu ukenera vitamini C ngo itwongerere ubudahangarwa. Ku mugore utwite rero ho biba akarusho, kuko aba arimo undi muntu muri we. Niyo mpamvu ushobora gutwita ushaka ibikungahaye kuri iyo vitamini nyine. Ibindi wamenya, niba watwarije ikintu cyangwa wagihuzwe, wigira ikibazo ngo ubihe umwanya cyane. Akenshi ibi birashira iyindi igeze mu mezi 4. Gusa iyo arenze ntibishire. Wibyihererana ngo upfire muri Nyagasani, ahubwo biganireho n'uwo mubana. Hari igihe kukwitaho ubwabyo bituma ikibazo kirangira. Icyo wakora mu gihe utwariye ikintu, gerageza kubyishyiramo cyane ngo wumve
aha gerageza kutabyishyiramo cyane ngo wumve ko nutabikora inda ishobora kuvamo. Icyakora niba watwarije ikintu kandi kitagoye kukibona, amata ni urugero, aho kuyanywa ku bwinshi wafata akarahure kayo gato biba bihagije. Ikindi, mu gihe wumvise icyifuzo cy'ikintu runaka kikujemo, gerageza ushake icyo uhugiraho. Akenshi biba byiza iyo ukoze urugendo n'amaguru ukajya ahantu hatuma uhuga, nko guterera umusozi ukirebera ibyaremwe, kureba umukino ukunda runaka, kujya muri korali, kwiririmbira n'ibindi ukunda. Muri iki gihe cy'iterambere no kuganira n'abantu ku mbuga nkoranyambaga nka Facebook cyangwa WhatsApp, kimwe no gusoma ibitabo cyangwa amakuru kuri interineti birafasha. Gusa niba uri gutwarira ibintu bidasanzwe nko kurigata itafari, kurya ibyondo, akenshi biterwa n'uko umubiri wawe hari imyunyu ngugu uri kubura, by'umwihariko ubutare. Ibyo bikosorwa no kurya ibikungahaye ku butare, byaba ngombwa ugahabwa ibinini birimo ubutare. Icyo gukora mu gihe wahuzwe, noneho tukirebere hamwe. Guhurwa byo ni iki? Ni ikindi kintu, kuko akenshi bijyana n'isesemi no kuruka. Icyo uba ugomba gukora niba wahuzwe, ikintu cy'ingenzi cyane, ushaka icyagisimbura bihuje intungamubiri. Niba wahuzwe ibishyimbo, warya amashaza. Gusa niba wahuzwe uwo mubana, birasaba ko mukosora ibitagenda neza hagati yanyu. Byaba na ngombwa ukitabaza impuguke mu bumenyamuntu mukaganira. Ntabwo bivuze ko buri gihe guhurwa umugabo biterwa n'uko mubanye nabi, ariko hari ikiba kibiri inyuma ushobora wowe kumva atari ikibazo, nyamara wabiganira n'undi akamenya ko ari ikibazo gikomeye, ndetse mukaba mwarebera hamwe imvo n'imvano y'icyo kibazo kikaba cyakosoka. Reka noneho turebere hamwe ibimenyetso bigiye bitandukanye bizagufasha kumenya niba utwite, kumenya ko uri hafi kwibaruka. Ni ukuvuga ngo niba utwite, hari ibimenyetso bigiye bitandukanye akenshi ukwiriye kumenya niba akenshi ari nko ku nda ya mbere. Ibi ni ingenzi kubisobanukirwa kugira ngo bizakorohere kumenya niba uri hafi yo kubyara cyangwa se kwibaruka. Ube wakwegera ivuriro rikwegereye aho ubasha kubona ubufasha bwihuse kugira ngo baguhe serivisi wifuza kandi ugukeneye. Uba utegereje mu gihe cy'amezi 9. Kubyara, kwibaruka ni igihe umuryango uba utegerezanyije amatsiko ndetse n'impungenge. Biba akarusho rero iyo ari umwana wa mbere witeguwe, kuko umubyeyi nta na kimwe aba azi kijyanye no kubyara. Usanga bamwe akantu kose gakomye bahita birukira aho babyarira kwa muganga, nuko muganga akababwira kwisubirira mu rugo kuko igihe kiba kitaragera. Hano twagukusanyije ibimenyetso simusiga byerekana ko uri hafi kubyara, kandi twabiciyemo ibice bibiri. Igice cya mbere ni ibikubaho hasigaye iminsi iri hagati y'icyumweru n'ukwezi. Ikindi gice ni ibimenyetso ubona hasigaye amasaha cyangwa iminota ngo ubyare.
Uwijya kure rero, komeza kubana natwe muri iki kiganiro. Ariko nanone tuributsa umuntu mushyashya udukurikiye kwibuka gukanda akamenyetso ko hasi gatukura kanditseho subscribe, kugira ngo n'ubutaha n'ubundi ibindi biganiro bijye bikugeraho mu buryo bworoshye. Ni ibiganiro tugutegurira mu buri gihe kandi twarabyiyemeje. Ibimenyetso byakwereka ko ugiye kubyara hagati y'icyumweru n'ukwezi mbere yo kubyara. Ibi bimenyetso bishobora kuza vuba cyangwa bitinze. Niyo mpamvu bishobora kuza hasigaye ukwezi cyangwa ibyumweru ngo ubyare. Icya mbere, umwana aramanuka. Ibi gusa biba ku rubyaro rwa mbere. Umwana n'ubusanzwe aba yaramaze gucurama. Aha rero noneho arisunika akegera inkondo y'umura neza aho azasohokera. Gusa ku mbyaro zikurikiyeho ibi biba hasigaye amasaha make ngo ubyare. Ibi rero ku rubyaro rwa mbere ikibiranga ni ukumva uri kuremererwa kiziba cy'inda, ukanyaragura kenshi kandi udukari duke, nka kwa kundi byakubayeho inda ikiri mu mezi 3 ya mbere. Gusa nanone hano noneho guhumeka biroroha kuko umwana aba yigiye hepfo, ibihaha bikabonaho byisanzurira. Niyo mpamvu bavuga ko uri hafi kubyara ugira imbaraga. Niyo mpamvu bavuga ko iyo uri hafi kubyara ugira imbaraga zidasanzwe. Icya kabiri, inkondo y'umura itangira kwaguka kuko ariho umwana agomba gusohokera. Atangira kubyitegura hakiri kare. Ibi wowe ntiwabyumva, ariko muganga iyo ari kugusuzuma agakora mu gitsina bizwi nka tushe, arabyumva ko habaye impinduka. Ariko si kuri bose kuko hari abo biba bitinze. Rero ntuzahangayike ngo ukeke ko uzabyara bigoranye. Ikimenyetso cya gatatu, ibinya no kuribwa umugongo biriyongera. Imikaya n'ingingo biba bitangiye kwiyegeranya byitegura kuzafasha mu gusunika umwana agiye kuvuka. Gusa kunda itari ya mbere bishobora kuba uri hafi kubyara, ariko kunda ya mbere biba hasigaye ibyumweru. Ibi byo rero usanga abenshi bitiranya n'ibise. Ibi nibyo rero abenshi usanga bitiranya n'ibise. Nuko yanasobanuza umubyeyi mukuru ati rwose uri hafi. Ariko kunda ya mbere biza mbere y'igihe. Ikimenyetso cya kane, mu ngingo wumva nta kabaraga. Iyo mu ngingo wumva nta kabaraga. Iyo utwite hakorwa umusemburo wa relaxine ari gutuma umubiri wawe urushaho koroha. Hafi yo kubyara rero uyu musemburo utuma umwana wumva mu ngingo hose nta kabaraga. Gusa ntugire ubwoba kuko ni ibifashanya ababyeyi kwitegura guha inzira ikiremwa gishya kiri hafi kuza ku isi. Ikimenyetso cya gatanu, kuko imikaya yo mu mura na nyababyeyi ibiri hafi, ibiri kwitegura, bigira ingaruka no ku mikaya y'ikibuno no ku mara manini. Ahegereye ikibuno nyine. Ibi
bishobora rero gutuma ugira impiswi. Wowe wihangayika kuko ni ikimenyetso cyiza, kuko urugendo umazemo amezi 9 ruri hafi gusoza. Inywera amazi ibindi utegereze. Ikimenyetso cya 6, ntiwongera kongera ibiro. Iyo uri hafi kubyara ntabwo ukomeza kongera ibiro, ahubwo ndetse kuri bamwe bitangira kugabanyuka. Ibi ni ibisanzwe kandi ntibigira ingaruka kuko ku biro umwana ntibigira ingaruka ku biro umwana azavukana. Ibi biterwa n'uko uruzi umwana barimo amniotic fluid ruba ruri kugabanyuka nyine kuko bari hafi kuvuka. Umwanya wa 7, ikimenyetso kizakubwira ko uri hafi kubyara. Wumva umunaniro udasanzwe. Aha uba umeze neza nka kwa kundi wari ugitwita. Gucika intege, kunyaragura birongera bikagaruka, ndetse nijoro ntubashe gusinzira neza kuko uri kubyuka buri kanya. Ibi mu gihe biri kukubaho, itegure mu minsi mike uritwa umubyeyi. Wowe ku manywa ryamusinzire kugira nijoro bitaza kukubangamira cyane. Gusa iyo iminsi iri hafi cyane ugira imbaraga zidasanzwe, ndetse ukumva akazi kose ko mu rugo wakikorera. Uramenye rero utabikora ukicura imbaraga zo gusunika umwana, kuko hano hasigaye iminsi mike rwose ngo ubyare. Hasigaye amasaha make ngo ubyare rero. Ibi bimenyetso bikurikira biba hasigaye amasaha ari hagati ya 2 na 48 ngo ubyare. Kubona kimwe muri byo bisaba guhita wegera ivuriro rikuri hafi. Kurikira neza rero. Ururenda ruhindura ibara no gukomera. Ibi nubibona uzihutira ivuriro rikwegereye. Ibi ubibonera ku ikariso uba wambaye, kuko iratota kandi ugasanga ibyagiyeho ntibisa nk'ibisanzwe, ndetse biba birenduka cyane. Ndetse kandi ushobora no kubona uruzi rwinshi byerekana ko isuha iri kumeneka. Bamwe baranavuga ngo ni akanimba kaje. Biba bimeze nk'ibimyira byo ku zuru, gusa hano ho haba havanzemo uturaso. Ibi iyo bijyanye n'ibise uba ushigaje amasaha ukabyara. Gusa nanone iyo bapimye bagasanga uri munsi ya 4, bipimwa n'ababyaza, uba ukiri kure ariko nanone bidakabije. Ikindi kimenyetso uzabona ukihutira ivuriro rikwegereye, ibise bigenda byiyongera. Iyo ibise bigenda byiyongera, iki ni ikimenyetso ubusanzwe kibanziriza icyanyuma ngo ubyare. Umubiri wose uba uri gufatanyiriza hamwe ngo usunike umwana ajye ku isi, agere ku isi. Gusa ushobora kugira ibise hanasigaye ibyumweru ngo ubyare, ariko hari ibise biza ari ibya nyuma. Ubibwirwa n'ibi bikurikira rero. Iyo ugize ikintu ukora, ibise biriyongera aho kugabanuka. N'iyo wagendaga cyangwa ukicara mbere ugahindagura uko umeze, ntacyo bihindura. Bihera mu mugongo hasi, bikaza ku nda, bikamanuka mu maguru, bigenda byiyongera, ariko ububabare
buzamuka aho kurekera, ndetse hari igihe bituza byagaruka bikazana ingufu zirenze iza mbere. Ibi nibyo bise bya nyuma, umwana agasohoka. Isuha irameneka. Nubwo abagore bose atari ko bigenda, ariko nibikubaho uzamenye umwana ari mu nzira. Isuha ni rwa ruzi aba arimo. Iyo rero imenetse nta kindi aba ategereje, aba agomba gusohoka. Ariko aha ntitwakwirengagiza ko ishobora no kumeneka ari muri pozisiyo mbi, adashobora gusohoka n'ubundi atabyaye abazwe. Gusa witangira guhangayika ngo urabigira ute, kuko ibimenyetso bikwereka ko ugomba kujya kwa muganga byaje mbere. Aha rero hasigaye aho ababyaza ugufasha no kukubwira ibyo ugomba gukora ngo umwana asohoke. Nawe ube umubyeyi, wite ku nama zitandukanye bari kuguha. Ibyo kuzirikana rero ahangaha, nubwo iyo ibise bigitangira bigenda bituza, hakaba hashira n'isaha ntabyo wumva. Iyo biri kuza mu gihe kitarenze iminota 5 bikagaruka, rwose uba uri hafi cyane yo kubyara. Zirikana ko kubyarira kwa muganga byongerera umwana n'umubyeyi amahirwe yo kwitabwaho mu gihe hagize ikibazo kivuka, bityo wirinde kubyarira mu rugo. Nibinakubaho umubyeyi n'umwana bahite bajyanwa kwa muganga byihuse. Reka iki kiganiro cyiza cy'uyu munsi tugisubikire hano, tugushimira kuba wabanye natwe. Reka tukwibutse kandi tunagushishikarize, niba uri mushya ukande subscribe, niba kandi dusanganywe turagushimira cyane ko wahisemo neza. Naho ubutaha mu bindi biganiro byacu nakagaruka. Bye.